Mbahaye ikaze nshuti bakunze mukunda gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza ndetse n'abatameze neza, reka mbihanganishe Uwiteka aracyabafiteho umugambi. Uyu munsi birakunda ejo bikanga, ariko byose Uwiteka niwe uba abigena. Reka nizere ko nawe uza kuba wamera neza. Ni amakuru tuzanye, amakuru ababaje cyane kuri Meddy ndetse na Mimi. Ni amakuru ababaje cyane muri uyu muryango, ibintu bikomeje kugenda biwubaho, ni ibintu ubona ko bibabaje cyane, ni ibintu biteye agahinda. Ni amakuru yagiye agaragara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ni amakuru yacicikanye hirya no hino. Tuje hano kugira ngo namwe tuyabasangize nk'uko muri abakunzi bacu, nk'uko twabasezeranyije ko nta makuru namwe tuzigera tubona ngo tureke kuyabahereza cyangwa se tureke kuyabazanira, kuko nta makuru muba mukeneye kumenya umunsi ku wundi. Iyi ni Update TV, niho tugenda tubagezaho amakuru aba ari update, amakuru mashyashya, amakuru abagenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, amakuru abagenda avugwa hirya no hino, ahantu hose tubagererayo tukabazanira amakuru yose ku buryo bwihuse, amakuru aba ari mashyashya nk'uko iyi ngiyi ari Update TV. Niba ushaka ko utazongera gucikwa n'amakuru mashyashya abagezweho haba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, amakuru aba ari mashyashya, reba munsi gato y'iyi video uri kureba, hanyuma urebe ahanditse subscribe, hanyuma ukandeho. Urahita ukanda no kuri iyo nzogera iri ku ruhande kugira ngo ujye ubona notification ko tuzadushyiraho amakuru mashyashya, amakuru aba ari update. Ni amakuru ababaje cyane, ni inkuru twavuga ko ari nk'inkuru y'incamugongo. Ni amakuru akomeje kugenda ababaza abantu benshi cyane, ubona ko abantu bakomeje kugenda batanga ibitekerezo, ubona yuko ari ibintu bibabaje cyane. Ni amakuru akomeje kugenda ariza abantu benshi cyane, ni amakuru ubona ko ateye agahinda. Wakwibaza uti se ayo makuru, noneho ayo makuru ababaje cyane muri uyu muryango, noneho ibintu bibayemo ni ibiki? Iyo nkuru y'akababaro ni inkuru imeze gute? Mbere y'uko rero nkugezaho ayo makuru ku buryo burambuye, reka mbanze nkugezeho ese ni ibiki Mimi yatangaje mbere y'uko aya makuru y'incamugongo cyangwa se aya makuru ababaje cyane abanza kugaragara. Reka mbanze nkugezeho ibyo Mimi yaje kuba yatangaza mbere y'uko ibi ngibi biza kuba byaba. Reka nkubwire ngo mbere y'uko aya makuru y'akababaro amenyekana, hari ibintu uyu mugore wa Meddy witwa Mimi yaje kuba yatangaza. Hari ibibazo yabajijwe, reka tubanze tubagezeho ibisubizo yaje kuba yasubiza, hanyuma tuze kuza tubagezaho inkuru y'akababaro cyangwa se amakuru ateye agahinda hagati muri uyu muryango, ibintu ubona ko bibabaje cyane. Uyu Mimi Mefira, umugore w'umuhanzi nyarwanda ukorera umuziki we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzwi nka Meddy, yahishuye ko ikintu yakundiye uyu muhanzi ari umutima we. Ni mu kiganiro yagiranye n'abamukurikira ku rubuga rwe rwa Instagram, yabasabye kumubaza nawe bakamusubiza. Mimi Mefira yabajijwe ikintu yakundiye umugabo we, nawe arangije agira ati roho ye. Uyu Mimi Mefira akaba yatangaje ko ikintu yakundiye uyu mugabo we ari roho ye. Undi yamubajije ku bijyanye n'abana bazabyara, arangije agira ati abo Imana izaduheramo umugisha. Mimi uyu mugore wa Meddy yabajijwe kandi ibindi bintu bitanu yishimira mu buzima bwe, arangije we yisubiriza ibintu bine gusa. Aho harimo akabazo. Yagize ati kuba ndi muzima kandi mfite ubuzima, icyo ni kimwe. Arangije avuga ko ikindi kintu yishimira ari umugabo we w'agatangaza na Mayla n'umwana wabo, icyo ni icya kabiri. Arangije icya gatatu aragira ati umuryango wanjye n'inshuti za hafi, icya gatatu. Icya kane arangije aravuga ati kuba narakuze kandi ndetse n'uwo ndiwe uyu munsi. Ibyo ni ibintu bine yasubije bamubajije ibintu bitanu yishimira mu buzima bwe. Aba bombi bakaba barakoze ubukwe muri Gicurasi 2021, bukabera muri Amerika muri leta ya Dallas, aho aba bombi baba. Mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki ya 19 Ukuboza 2020 nibwo Meddy yasabye uyu munyetiyopiyakazi ko igihe basigaje ku isi bakimarana.
muri Kanama 2019 nibwo Mimi yatangaje ko nyuma y'igihe amaranye n'uyu musore yabonye ari umwizerwa bityo amusabye ko babana atazuyaza. Tariki ya mbere Mutarama 2019 nibwo Meddy yerekanye umukunzi we mu Rwanda, hari mu gitaramo cya East African Party aho Meddy yari yatumiwe kuririmbamo. Uyu mukobwa w'imyaka 30 akaba ari nabwo aheruka mu Rwanda, ariko akaba yavuze ko ari hafi kugaruka. Urukundo rw'aba bombi Meddy na Mimi rwatangiye 2019 ubwo Meddy yatangazaga ko hari umukobwa utari umunyarwanda ari gutereta ariko akaba aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru noneho ababaje, amakuru ateye agahinda, ibintu ubona ko bikomeje kugenda bibabaza abantu benshi. Meddy nyuma y'uko yabonye icyo kiganiro umugore we Mimi yakoreye kunuze ku rukuta rwe rwa Instagram, yaje kuba yabazwa n'abakunzi be ibintu bikomeye cyane. Yaje kuba yabazwa ati se wowe ni igiki wakundiye Mimi umugore wawe? Arangije uburyo yasubije yagize ati njyewe ubwo n'ubuzima bwanjye bw'ibanga. Donc ubwo bishatse kuvuga ko yavuze ko ibyo ngibyo atari ngombwa kwirirwa bitangaza kuko ari ubuzima bwe bwite, nta wundi muntu bireba. Arangije abazwa ibindi bibazo bigiye bitandukanye, arangije avuga ko ahubwo n'umugore we cyangwa se uyu nguyu Mimi Mefira ibyo yaje kuba yatangaza atagombaga kubitangaza kuko ubwo ngubwo ari ubuzima bwabo bwite kandi nta n'undi muntu ibyo bintu byagakwiye kuba bireba. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo, iyo si inkuru ibabaje cyane kuko inkuru ibabaje cyane ari nayo yatumye nza kuba nabagezaho aya makuru. Ni ibintu ubona ko byababaje abantu benshi, ni ibintu ubona ko byateye abantu benshi agahinda. Amakuru yateye abantu benshi agahinda ari nayo yatumye ibingibi ubundi ngeneye nanze kubibabwira. Ibingibi ngeneye nabifashe nkaho nyine ari ibintu byoroshye cyane, ari ibintu biri aho ngaho gusa. Niyo mpamvu aya makuru ntari nigeze inyabatangariza. Ariko ikintu cyatumye noneho mitanza kugira ngo batangarize aya makuru ni umuntu wakoze ibintu biteye agahinda. Mw'abantu mwe, ni ibintu ubona ko bikomeje kugenda bibabaza abantu benshi cyane. Abantu bakomeje kugenda bajya ku mbuga nkoranyambaga bagakora ibintu biteye agahinda. Mw'abantu, umuntu yagiye kuri Facebook page yiwe arangije yandika amagambo ateye agahinda. Mw'abantu mwe, ibintu bikomeje kugenda bibera ku mbuga nkoranyambaga ni ibintu ubona ko biteye agahinda. Yagiye ku rukuta rwe rwa Facebook nk'uko muri kubibona hano kuri screen, muraza kugenda mubona screenshot nabashije kuba nakora y'ibintu yanditse. Ni page yitwa ngo ibigezweho. Yagiye ku rukuta rwe rwa Facebook arangije yandika amagambo ateye agahinda kuri Meddy ndetse na Mimi. Muri uyu muryango yanditse ibintu biteye ubwoba. Yagiye ku rukuta rwe rwa Facebook arangije arandika ngo inkuru y'incamugongo, inkuru ngo ibabaje cyane iteye agahinda. Genda babwira ibyo nasomye nkuko namwe muri kugenda mubyibonera kuri screen, muraza kugenda mubibona. Arangije ashyiraho stika nyinshi cyane ziri kurira, ashyiraho amarira menshi cyane. Arangije agira ati Meddy ndetse na Mimi bitabye Imana baguye mu mpanuka. N'abantu ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu ubona ko biteye agahinda. Njyewe njye kubatangariza iyi nkuru ni ibintu byabanje kumbabaza, ariko nza kuba nahitamo kuza kuba nabibatangariza kuko ni ibintu ubona ko bikomeje kugenda bibabaza abantu benshi cyane. Ni ibintu ubona ko bikomeje kugenda biriza abantu benshi cyane. Mw'abantu mwe, ibintu bikomeje kugenda bibera ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rubuga rwa Facebook ni ibintu ubona ko biteye ubwoba. Aho si Meddy ndetse na Mimi wenyine bibayeho, dore ko n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye hagiye hagaragara amafoto yabo ariho rip, bigaragaza ko bavuze ngo rest in peace. Abantu bagiye bakora amafoto y'ibyamamare, dore ko abantu nyine bagenda banakora aya mafoto ngo kugira ngo babone aba followers cyangwa se ababakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo, ariko ukabona ko ari ibintu biteye agahinda. Byagiye bibaho ku byamamare byinshi, harimo nka Rocky, harimo n'abandi basitari bagiye batandukanye. Ubona nyine amafoto yabo yanditseho rip, ari ibintu nyine abantu bagiye bakora, ariko
ari ibintu byo kubeshya ngo kugira ngo batwike. Muri iyi minsi hariho akantu ko gutwika, ni ibintu ubona ko bigenda bibabaza cyane. Hanyuma uwo muntu witwa ngo ibigezweho yagiye ku rukuta rwe rwa Facebook, arangije afata ifoto ya Mimi ndetse na Meddy, arangije yandikaho ngo RIP, ngo baguye mu mpanuka, ngo nyuma y'uko Mimi ngo yatanze ngo ikiganiro, ngo arangije ngo ababaza Meddy, ngo biza kuba ngo baza kuba bashwana, ngo batwaye imodoka, ngo iza kuba yabagusha, ngo iza kuba yakora impanuka, ngo bitewe n'ukuntu ngo bari bababaye, ngo none ngo bose ngo bapfuye. Ni ibintu ubona ko biteye ubwoba mw'abantu mwe, ni ibintu ubona ko biteye agahinda, ni ibintu abantu bagiye bamaganira kure, ni ibintu ubona ko mu makomenti bagiye babwira uyu muntu wanditse ibi bintu ngo gapfe wenyine. Ikindi undi yagize ati urucira mukaso rugatwara nyoko, undi ni ibitekerezo bigiye bitandukanye mw'abantu mwe, nyine ubona ko ari ibintu byamaganiwe kure n'abantu benshi bagiye batandukanye, ni ibintu ubona ko byababaje abantu benshi. Gusa icyo nabwira Meddy ndetse na Mimi, nabwira ngo bihangane, kuko muri iyi minsi abantu bari kugenda bakora ibintu nyine ubona ko bitari byiza, ibintu ubona ko biteye agahinda, aho bagenda bica abantu benshi, bagenda babika abantu ngo bapfuye kandi ari bazima, ngo kugira ngo babone aba followers. Ni ibintu nyine ubona ko bisa nkaho, ni ibintu ubona ko bibabaje cyane. Hanyuma ayo niyo makuru yarahari, ayo niyo makuru yarari kuvugwa kuri Meddy ndetse na Mimi, amakuru ubona ko nyine ababaje cyane, ni ibintu ubona ko nyine bibabaje, byagiye bibabaza abantu benshi cyane, byagiye bitera abantu benshi agahinda. Reka nkwibutse, iyi ni Update TV, iyi ni TV tugenda tukugezaho amakuru abagezweho hirya no hino, haba mu myidagaduro, haba muri siporo, haba andi makuru yose abavugwa hirya no hino. Amakuru yose turayabazanira tukayabagezaho ku buryo bwihuse, kuko iyi ni Update TV, niho nyine tugenda tukugezaho amakuru aba ari update. Ahantu hose turahagera, kuko ni amakuru aba ari update, nyine amakuru abagezweho, amakuru abacicikana hirya no hino. Amakuru yose tuyabagezaho ku buryo bwihuse, mukayabona akiri mashyashya. Reka nkwibutse wowe utarakora subscribe, reba munsi gato y'iyi video uri kureba, hanyuma urebe ahanditse subscribe, urahita ubona akantu kameze nk'inzogera, nako uhita ugakandaho kugira ngo ujye ubona notification uko tuzadushyiraho amakuru mashyashya, amakuru uyabone ku buryo bwihuse. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibarinde. Ja bless.